urabona ni ngiye muntu wa nyuma nyine wavutse nyuma. Yego. Ariko Imana yatugiriye neza, nyine tuvukana n'umusitari. Yego. Ikindi kandi ikindi noneho twese dusa nkaho Imana yatugiriye neza turifashije. Nukuri. Wamunavukana uba wiyumva gute rero kubuvukana icyamamare nka kiriya? Umva nanjye mba nishimye cyane kuko naho nkora muri RTM muri company nanjye banyitirira izina rya musaza wanjye ngo Ndimbati. Ubwo iyo nyine bampamagaye ngo Ndimbati nanjye nditaba nkumva mfite ishema ko mvukana n'umusitari. Na wa muntu rero ubona ukunzwe gutya mukaba munavukana by'akarusho, hari icyo turusha twebwe kuba uri n'umuvandimwe we. Tubwire rero uba wiyumva gutuye mu mutima? Ni naha nyine ubusanga abantu bose bavuga ati nanjye nuko banyita Ndimbati. Hanyuma uri muri umuna we, noneho tubwire rero muri abana hari igihe umuntu agira mukuru we bakamutinya koko akabahabura. Tubwire ukuntu mwakuranye noneho na Ndimbati muvukana, urumva umuhererezi rimwe na rimwe umuntu agira gutya n'umuvandimwe bamurusha imyaka 3 akakubita inkonji. Tubwire rero yakuze ate, mwakuranye gute mu mimerere yo mu rugo? No tubeshye niyo yarajyaga bakubita inkonji tubwire. Hako disi Imana mushiki wa Ndimbati aramukunda, mbese yavuze nuko yifata rwose. Ngoreti amarangamutima yamurenze, nabonye ukuntu yabonye Ndimbati. Ahubwo bibaye byiza mwama nakanya nka umva nkacinya kadiyo. Nta kibazo rwose. Imana umugara bitewe n'ibyo yakoze kuko ni byiza. Umva ngiye ku bwanjye nabuze uko nigenza rwose. Ni ukuri ko Imana kukanya turaza kukaguha pe. Nawe burafite aho yabikomoye. Na papa yarameze nk'umusitari. Yego se? Reka genda. Ni umuntu uzwi. Hanyuma rero mbere yuko ngera ku kintu cyuko aratashye araje n'uyu munsi ari hano, reka mbanze mbaze Goreti Ndimbati musaza wawe ni umuntu ukunda cyane kandi nawe aragukunda, nabibonye rwose no mu tuganiro twanyu ukuntu muba mumeranye. Wumvishije ko yafunzwe, wari uri hehe se? Wahise wiyumva ute muri ako kanya iyo nkuru mbi ikikugeraho? Akimara gutaha nta n'icyumweru cyashize ntawuhiguye. Ariko numvishe ngo ari n'igihe niba ari byo cyangwa atari byo sinzi, reka nibarize Goreti uba hano ngo bigize kuzana abana, nibyo? Abana bigize kuhaza baje kubereka mama. Ngewe Ndimbati ikintu ntajya mwibagirwaho nuko ngo kera twese ari we waduhekaga, ngo niwe wari mukuru, ngo yaraduhekaga. Ngo iwacu bajya guhinga kuko ari we wari mukuru. Mbese ukavuga uti ikintu mukundira gituma mubona nkumva ndanezerewe niki? Ngewe ikintu mukundira nuko yabaye umusitari. Nanjye ubwanjye ndabigendera aho ngeze hose. Rega Ndimbati ugira icyo mubwira kikuri ku mutima ujye wifuza kumubwira ukavuga ati nzakimubwira mu bantu benshi? Ngewe ikintu mba numva nifuza kubwira musaza wanjye Ndimbati, nshaka ko azankorera ubukwe nkishima kandi nkishimana n'umuryango wanjye. Mama Shagoreti nicyo kintu mba nshaka kumubwira. Asabye ikintu gikomeye ariko kinoroshye. None byiza, none byiza. Ndimbati ni mwiza, yewe na Ndimbati ni mwiza na wamugaya. Ndimbati ni mwiza. Gasaro TV. Bakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze umerere mu mpande zose z'isi, ndabasuje cyane abari mu Rwanda, East Africa n'abari muri diaspora, ndabakunda cyane. Uyu munsi rero mbazaniye abantu, ndakeka aba bantu rwose benshi muri buze kubakunda. Ese uyu munsi twagiye hehe? Reka mbabwire ngo agapfundikiye gateye amatsiko, ariko reka mbibabwire mu nshuti zanjye n'ubundi twagiye ku ivuko aho umugabo witwa Ndimbati avuka. Aba mubona imbere yacu rero ni abavandimwe be munda, mutajyana ibya bindi byo gutwika cyangwa se byo kubeshya, bavukana na Ndimbati. Tugiye gutangira ku musore atubwira amazina ye cyangwa se ku mupapa mu byubahiro byanyu, turaza no kubikubazaho. Tuguhaye ikaze utubwira amazina yawe.
Murakoze. Mm. Nitwa Biyingoma Liventina, Yego. ndi umugabo. Uri umugabo. Sorry ko nari nakwise umusore wo kabyara we. Yegereze mikoro tubwire nari nakwambuye ipeti rya uri umupapa abana bangahe? Ndi umupapa w'abana 3 b'abahungu. Kutabimenya? Kutabimenya? Ntabwo wabimenya. Sha wapi? Tiuze nangize ni n'umwana umwe watereta bundi bushyashya umuntu akajya cyane umusore. Abahungu 3 babiri batangiye n'ishuri ndetse. Imana ishimwe kabisa. Mu minsi mike muraba mugendana mu nzira bagira ngo ni mukuru abandi ni bari umuntu ariko numugisha kubyara. Hanyuma mama nawe tugwaye ikaze utubwira amazina yawe bari abantu nakibazo kamufashe. Murakoze. Nitwa Uwanyirigira Goreti. Ndi umumama w'abana 3. Nanjye ndi mushiki wa Ndimbati. Ubu ngubu ariko Goreti arishimye koko. Ubu ngubu ndishimye cyane n'ukuri Ndimbati namuherukaga kera. Bari baramufunze hashize nk'amezi nk'icyenda namubona ariko kuri uyu munsi namubonye. Imana ishimwe. Murumva ko Goreti aranezerewe arishimye cyane. Hanyuma Liventi uri umwana wa kangahe mu muryango wanyu? Umwana wa 12. Ninjye muto. Niwe muhererezi? Bucuru ubu waratise neza cyane nubibona se. Sha ndabibona niyo mpamvu rwose nta muntu wakemera ko ufite abana 3 nabona guri igitesi. Rwose biranagaga n'ukuntu bivugira ariko mana rwose. Hanyuma gore wari umwana wa kangahe? Nanjye ndi umwana wa 11. Murakurikirana? Ibintu byikoze. Aba bantu nabatumiye rwose mbasaba ikiganiro ntanabize kurumva ni nkurikirane. Hanyuma nabonye mukundana cyane tuzi ko akenshi nkurikirane cyangwa se nuko mwakuze zijye zishondana. Nabonye ariko rwose we na Goreti mukundana cyane. Nta kibazo turakundana nyine uretse ko nta nubwo tukiri n'abana twarakundanaga cyane kuko nyine urabona ko dusa nk'abangana. Neza cyane ni nkurikirane. Hanyuma reka mere ku uru no mu mama witwa Goreti. Nkwibarize se Ndimbati we n'umwana wa kangahe? Ndimbati ni umwana wa 2. Imfura yacu yarapfuye. Paul. Hanyuma gore sha uyu munsi wishimye wanezerewe wabonye Ndimbati mbona byakurenze mbese amarangamutima yari menshi. Ubundi ndashaka utubwire kugeza kuri uyu munsi ese ubonye musaza wawe nabonye no mukunda cyane ni icyamamare abantu turamukunda ashagawe kuriya mukaba munavukana uba wiyumva gute rero kubuvukana icyamamare nka kiriya? Umva nanjye mba nishimye cyane kuko naho nkora muri RTM muri company nanjye banyitirira izina rya musaza wanjye ngo Ndimbati. Ubwo iyo nyine bampamagaye ngo Ndimbati nanjye nditaba nkumva mfite ishema ko mvukana n'umusitari. Hanyuma Liventi wowe kubuvukana Ndimbati uba wiyumva gute rero tubwire kuko niba ni Kigali ntago ari hano gusa twabonye hano hose aciye bose bakoma amashyi bose bakamuhamagara ni Kigali niko bimeze byo nakarusho noneho na wa muntu rero ubona ukunzwe gutya mukaba munavukana byakarusho hari icyo turusha twebwe kuburi n'umuvandimwe we tubwire rero uba wiyumva gute we mu mutima? Numva nishimye yego kandi nkashima n'Imana. Urabona ni ngiye muntu wa nyuma nyine wavutse nyuma. Yego ariko Imana yatugiriye neza nyine tuvukana n'umusitari. Yego ikindi kandi ikindi noneho twese dusa nkaho Imana yatugiriye neza turifashije. Nukuri navuga ngo twese tumeze neza. Imana yagize neza. Yego kuba rero tuvukana na Ndimbati ni ibintu byiza cyane dushimira kandi tukabishimira n'Imana. Yego ni naha nyine ubusanga abantu bose bavuga ati nanjye nuko banyita Ndimbati. Yego cyane rwose mwese babi ariko nije sinzi niba nije nyine ariko sha murasa nije muntu wa mbere ubikubwiye cyangwa se n'abantu bose nkuko rundi nabibonye bibonwa n'abantu bose ko musa cyane. Barabibona rwose hari abamamagara bakamamagara ngo Ndimbati. cyangwa se wenda n'igihe njya mu mujyi kubera nkunda gukorera mu mujyi Muhanga.
ntabwo hakaba igihe hari n'igihe abantu bikanga bakavuga bati dore Ndimbati kuko ndi umumotari, abamotari hafi ya bose baravuga ati Ndimbati niryo zina nanjye bakunda kumamagara cyane. Hanyuma uri muri umuna we, noneho tubwire rero muri abana hari igihe umuntu agira mukuru we bakamutinya koko akabahabura. Tubwire ukuntu mwakuranye noneho na Ndimbati muvukana, urumva umuhererezi, rimwe na rimwe umuntu agira gutya n'umuvandimwe bamurusha imyaka 3 akakubita inkonji. Tubwire rero yakuze ate, mwakuranye gute mu mimerere yo mu rugo? Ntutubeshye niba yarajyaga bakubita inkonji tubwire. Wimure ariko cyane ntago ari bwumve ibyo tuvuga muri. Birumvikana nyine tukiri abana yaradukangaraga akanadukubita. Yego. Ubwo rero iyo twabaga tuzi ko ari hafi mwitwaraga neza. Twitwaraga neza kuko tukiri na bato abi Kigali yarazaga twamenya ko yaje. Wabuze ko ufite ikosa nyine ukamucika ukagenda. Yego. Kuko yaraguhanaga. Iyo bazaga bakamubwira bati uyu afite amakosa ya naya, yahavaga gukosoye, ariko ubundi nta kindi kibazo, nta bindi kandi ni byiza ko mwavuyemo abandi bantu bakomeye kandi b'ingirakamaro. Hanyuma gore utubwire Ndimbati agize gutya arigendeye, avuye hano kuri kavukire araje azi Kigali. Ese nyuma noneho y'igihe kingana gute mwumvishe ko yaba amaze kuba icyamamare akaza kugafata? Ngewe uko mbyumva, igihe numva amaze yarabaye icyamamare hashize nk'imyaka 4, ngewe niko nabibonaga. Najyaga njya kumusura, umva musaza wanjye Ndimbati yarankundaga bishoboka byose. Umva nanjye ndamukunda pe, nawe arabizi. Iyo nabaga nagezeyo niba narabaga ndi nk'umwamikazi nanjye simbizi, ariko nk'ubu ndamubonye, umva sinzi ukuntu numvishije bimeze. Ndavuga ni inzira z'Imana zirenga imyenge ya supanete, ziruta imyenge ya supanete. Nigiye kubwanjye ukuntu baburana, ukuntu baporopoje imyaka 25. Navuga ati ni rwo rupfu rwe pe. Ariko umva ibyishimo mfite byonyine Imana yo mu ijuru ibirebe. Nge ndishimye cyane rwose, musaza wanjye ndamukunda cyane. Hanyuma byibuze navuga wabashije kumugeraho, hari n'igihe umuntu atamugeragaho bitewe na situation n'ubundi zari zihari, navuga bitoroshye kubera covid. Ariko ugasanga wenda ugize gutya avuze uti mbonye ibyo bibiri, hari ahantu habatari ahantu heza, byibuze nohereje umuvandimwe, byibuze ugize ujya kumusura cyangwa se agize icyo gitekerezo birangira umugani nk'abana b'abantu. Twese twarabyifuzaga, ariko rimwe na rimwe imbogamizi covid, ibintu byo kwiyandikisha, ibintu nk'ibyo ugasanga bitwaye igihe mpaka ataye. Nyine nanjye icyo gitekerezo narakigize, ariko kubera covid bitewe n'ibintu basabaga ntago nabonye uko ngerayo. Yego. Natumaga mama nyine niwe wamusuraga, nuko byari bimeze. Hako disi Imana mushiki wa Ndimbati aramukunda, mbese yavuze nuko yifata rwose. Ngoreti amarangamutima yamurenze, nabonye ukuntu yabonye Ndimbati. Ahubwo bibaye byiza mwama n'akanya umva nkacinya akadiyo, nta kibazo rwose. Imana umugara bitewe n'ibyo yakoze, kuko ni byiza. Umva ngewe ku bwanjye nabuze uko nigenza rwose. Ni ukuri ko Imana ako kanya turaza kukaguha pe. Videographer uze kunyibutsa muhe iminota 2 dushima Imana, kandi koko birakwiye amarangamutima muntu. Hano nyuma event umuvandimwe Ndimbati ugize gutya wumva inkuru mbi yafunzwe, navuga ni ikintu gikomeye, natwe twese byadukozeho, byari bibabaje. Noneho tubwire muri uyu mudugudu wanyu abo muvukana, tubwire nkawe, ndakubaza nkawe nk'umuntu bavukana, utubwire uko wiyakiriye wiyumvishije. Gusa ngewe uko niyumvishije ntago natekerezaga ko byagera hariya. Numvaga ko bwacya ataha
uretse ko ngiye nyine nakundaga kureba nabanje kugira ngo ni n'ibihuha ariko kuri uwo munsi nyine turanza kumenya amakuru nyine ko byabaye bamujyanye ariko natekereza kuko nyine twari tuzi ukuri twebwe tuzi uko gahunda zimeze nkavuga ni ejo ashobora gutaha. Yego icyizere cyari gihari. Icyizere rwose cyari gihari. Nyine bikabaho tukaganira n'abandi tukavuga tuti azataha ejo azaza. Bigera kuri iriya minsi 30 bamuhaye turavuga tuti ariko byose ni hahandi azataha. Twe twari dufite icyizere ko azataha pe. Nuko bigera hari ariko n'ubundi byarangiye atashye. Kuko njye nabashaga no kuza kumva urubanza. Narazaga i Kigali mwaza kumva urubanza ariko ko nakubonye kandi hose naraje. Nari mpari. Wari uhari? Ariko disi nta kutagize pe. No kuburana kwe ukumva rwose umushinjacyaha nta hantu ari gushingira. Ko ngiye nari imibereye ibibazo babazaga umushinjacyaha nyiva mu rubanza rwe numvishe rwose ahubwo kusomerwa bitinze. Watashye mbese uriya munsi benshi batashye icyizere gihari rwose pe. Kuko ibintu bamushinjaga noneho n'ibimenyetso we yagaragazaga baburaga ikintu basubiza. Umushinjacyaha akavuga noneho umwavoka yamusubiza cyangwa na Ndimbati kuko nawe yisubirizaga bimwe na bimwe ugasanga babuze icyo bavuga. Ubwo rero twatashye n'ubundi twizeye ko azataha. Yego. Nta mpungenge twari dufite. Hanyuma mu mudugudu bo tubwire rero karitsiye yose mutuyemo barabizi muravukana n'icyamamare muvukana n'umusitari ni n'ibintu bitoroha burya kuba icyamamare. Ni uko wenda wa mugana umusitari ashobora kugerwaho n'ikibazo akavugwa cyane kuruta uko njyewe cyangwa se wowe cyakugeraho tukavugwa cyane. Nyine niko kuba icyamamare bimera. Buriya wenda mvuge ni nawe buriya afite aho yabikomoye. Na papa yari ameze nk'umusitari. Yego se? Reka genda. Papa ni umuntu uzwi cyane. Yasaga nande? Twarasaga. Yasaga nawe cyangwa urabona njya gusa nka Ndimbati na papa rero nuko. Okay. Ubwo rero na papa nawe yari nk'umusitari muri Nyarusange arazwi. Yego. Ubwo rero n'ubundi urumva abantu benshi nyine barabimenye. Abo duhuye bamwe akavuga ati yazataha. Azataha. Nta muntu nigize numva avuga ngo azakomeza afungwe cyangwa se ngo avuge ibindi. Abaturage binaha nyine barababaye ahubwo bakavuga bati bakagaya nyine uriya mugore. Uriya mugore nyine yitwa Firidausi wamufungishije. Ariko barababaye ariko nyine bakagira n'icyo cyizere cy'uko azataha. Hanyuma rero mbere yuko ngera ku kintu cy'uko aratashye araje n'uyu munsi ari hano reka mbanze mbaze Goreti Ndimbati musaza wawe ni umuntu ukunda cyane kandi nawe aragukunda nabibonye rwose no mu tuganiro twanyu ukuntu muba mumeranye wumvishije ko yafunzwe. Wari uri hehe se wese wiyumva ute muri ako kanya iyo nkuru mbi ikikugeraho? Nyine njyewe nari ndi ku mugabo bampamagaye nijoro barambwira ngo musaza wanjye Ndimbati bamufunze. Musaza wanjye wundi bita Werarisi niwe wampamagaye nawe ubi Kigali. Nanga kubyemera pe. Noneho mpamagaye mama arambwira ati niko byagenze nyine. Umva naraye ntasinziriye bwarakeye aho nkora muri RTM i Muhanga sinajyayo nasabye uruhushya rwo ibyanze. Naragiye njya gusenga ndavuga ati Mana ibi bintu koko ukoze ni ibiki?
ni wambabariye ukigaragaza nk'Imana ishobora byose ko abana Ndimbati abemera yari yaranabajyanye mu rugo iwe koko biriya bintu bibaye ni ibiki ati rwose mbabarira nimbona musaza wanjye Ndimbati atashye nzatanga ituro ry'ishimwe mu rusengero aritanze se ngo cyane bimwe byacu umva umuhigo nahize ngomba kuwuhigura narawuhiguye ngewe akimara gutaha nta n'icyumweru cyashize ntawuhiguye ariko numvishe ngo ari n'igihe niba ari byo cyangwa atari byo sinzi reka nibarize Goreti uba hano ngo bigize kuzana abana nibyo abana bigize kuhaza baje kubereka mama barahaje ni cyo kintu hanyuma mutajya mwibagirwa ko Ndimbati cyane bwa buzima mwabanyemo nk'abavandimwe be iyo mwicaye uyu munsi bya bihe mujya mukumbura muri kumwe ngewe Ndimbati ikintu ntajya mwibagirwaho nuko ngo kera twese ari we waduhekaga ngo niwe wari mukuru ngo yaraduhekaga ngo iwacu bajyaga bajya guhinga kuko ari we wari mukuru ngo bakamusigira nyine akajya aduheka akadutekera akatugaburira iwacu baza nyine bagasanga yarangije no kutwuhagira hanyuma ikintu mukundira cyane nka musaza wawe cyihariye ni ikihe mbese ukavuga uti ikintu mukundira gituma mubona nkumva ndanezerewe ni iki ngewe ikintu mukundira ni uko yabaye umusitari nanjye ubwanjye ndabigendera aho ngeze hose rega aho ngeze hose ndabigendera iyo bumvishije yuko ndi mushiki wa Ndimbati nanjye mba numva nishimye cyane bakumva serivisi ihita yihuta n'abo dukorana bose bakajya banyita Ndimbati hanyuma wowe icyo kintu ukundira Ndimbati cyihariye rero ukavuga uti ngiye ikintu nkundira mukuru wanjye ni iki ndetse na cya kintu utajya umwibagirirwa kugeza n'uyu munsi ari i Kigali ikintu mukundira cya mbere ni uko ari umuvandimwe ikindi cya kabiri urangiye i Kigali bwa mbere niwe nari ngiye kureba yari yaramaze kuba umusitari yari yaramaze kuba umusitari oya yari ataraba umusitari none ikintu mukundira ndibuka njyayo bwa mbere twavaga inaha tuzi ko ngo abantu b'i Kigali barya ibiryo bike njyayo bwa mbere arambwira ati tisha ndya dukeya nyine ariko ndya duke ujya wumva ugifite inzara abaganira abantu b'i Kigali batanshishamo ijisho noneho arambwira ati wariye tiwariye iki n'iki ko nzi kugishaka hirya shaho hage wikijijisha ubwo rero ikintu mukundira cya mbere nyine nakubwiye nuko ari umuvandimwe kandi twabanye neza nta kibazo twigize tugirana ikibazo kibaye mu rugo wenda n'urugero akaba yadufasha kugikemura akatuba hafi hanyuma uyu munsi kuva yava muri gereza nibwo yageze hano yaje kubasura wiyakire gute rero kongera kumubona nyuma y'igihe kirekire atagikandagira hano atabasura ariko uyu munsi yagarutse ku ivuko twishimye cyane n'abandi bavandimwe n'abandi baturage bose urabona ko bahuruye kabisa hahishye ubwo rero uretse ko njye najyaga nanajyayo kumureba kuva yavayo ntabwo ari ubwa mbere mubonye yafungurwa nagiyeyo ubwo rero ntacyo urabona abantu bahuruye yego nta kibazo ati abantu bahuruye urabona ko nta kibazo urumva n'abavandimwe be urumva ko byabarenze hanyuma Gore navuga uri umuntu nawe urabona rwose ufite impano navuga gukina komedi pe urabona ko nawe urasetsa rwose cyane navuga ko nawe mbese bisa naho
bisa naho Ndimbati wamukurikije mu kuba wasetsa. Hanyuma tubwire rero uyu munsi yaje hano, nabonye mbese ari ikirori cyangwa se abantu wa mugani baje ari benshi cyane bakubise, ukimukubita amaso bwa mbere sibwo mwari mubonanye? Yego. Tubwire rero wiyumvishe gute? Umva ndishimye, atambutse yinjira mu rugo, ni ngewe ubanje kumuhobera bwa mbere. Ndamuhobeye tumarana nk'iminota 2 nkimufashe. Yego. Ndamubwira nti wenda ninshakana nipfire kuba nkubonye. Yo mama. Ndangije ndamubwira nti se basi muri buma kanya ngewe hagati y'abantu nishime nshira Imana umugara bitewe n'ibyo nuko nkubonye. Arambwira ati rwose nta kibazo, umwanya bawuguhe uze gushima Imana. Yego rwose. Yo hanyuma rero ni umuvandimwe uramukunda kandi koko nawe nabibonye, nk'iyo ubonye abantu bose cyangwa se wamugane w'umuvandimwe ati bahuriye baje ari benshi bakubise bari hano gutya kubera navuga Ndimbati yahageze yaje, ubu uri kwiyumva gute mu mutima? Mba nanjye mba nishimye cyane kuko iri shema tuba dufite mbishimira na mama watubyaye. Yatureze neza afatanyije na papa nubwo yigendeye, ariko riba ari ishema ni ukuri kuba mvukana n'umusitari. Goreti shaka bisa Goreti ebana arabyishimiye koko, kandi koko ni na byiza kubuvukana n'umuntu mugakundana by'akarusha gatera imbere. Navuga ko intsinzi y'umuvandimwe nawe iba ariyo ntsinzi yawe, sibyo se? Hanyuma tugana ku musozo w'ikiganiro, hari igihe rimwe na rimwe ujya ugira amarangamutima cyangwa se ukagira icyo wabwira musaza wawe Ndimbati ariko ukumva uravuze ngo nzakimubwira ku isi yose cyangwa se mu bantu benshi, uyu munsi noneho dore urabonwa na benshi, gira none ikintu umubwira hano ku buryo nawe ndabizi ko azabyibonera. Ndimbati ugira icyo umubwira kikuri ku mutima, ujye wifuza kumubwira ukavuga ati nzakimubwira mu bantu benshi. Ngewe ikintu mba numva nifuza kubwira musaza wanjye Ndimbati, nk'ubu mbanye n'umugabo tudasezeranye, ariko nshaka ko azankorera ubukwe nkishima kandi nkishimana n'umuryango wanjye. Mama nicyo kintu mba nshaka kumubwira. Asabye ikintu gikomeye ariko kinoroshye, niko navuga. Urumva ikintu yisabiye ni ikintu impamvu ze gikomeye. Ni bake batekereza kuba basaba ikintu nk'iki ngiki, ati kuba ngewe mbana n'umugabo biranshimishije, ariko nanone ndashaka tubane mu buryo bwemewe n'amategeko, tubane nk'umugore n'umugabo ariko n'amategeko y'u Rwanda abizi, kandi koko biranakwiye. Nzi neza ko rero hano ntago bihenze, kandi tuzi ko Ndimbati ni umuntu ufasha, sibyo? Ni n'umuntu umva ibitekerezo by'abantu cyane cyane, noneho akarusho kuri n'umuvandimwe. Ibyo ngibyo rwose navuga ngo amata by'amavuta, sibyo se? Ahubwo tuzagaruka hano kongera kugaruka mu kirori cyo mu murenge wawe, sibyo se? Kandi natwe tuzagutwerera. Yego murakoze. Murakoze cyane, Imana iguhe umugisha kandi urugo rwiza, ukomeze urusengere, Imana izanaguhe gusezerana n'umutware wawe, sibyo se? Kandi zabikora. Riventi ijambo rimwe wabwira Ndimbati ajyaga wifuza kumubwira. Ubundi duhe Goreti akanya cinye kakadihoki. Ngewe ijambo ntago njya nifuza kumubwira, icyo nifuza kumubwira nge ndamubwira. Ni ukuvuga ngo ubundi amarangamutima y'abagabo aba imbere nkuko tubizi mu magambo make, ntago bajya bapfa bo kuyasora cyane nkatwe igitsina gore. Nicyo ushatse kuvuga uti ngewe mwigereraho byose bindi ku mutima nkabisuka, kuko niyo hari ikibaye mugisha inama nka mukuru wawe. Ibyo ni byiza cyane. Noneho ubwo kenshi ndamuhamagara, wenda ntagiyeyo nkamuhamagara tukaganira, byose tukabiganira. Wowe wagiye mu murenge? Nge byose narabikoze. Uri umuntu w'umugabo cyane, Imana ishimwe. Ariko nanone sister nawe tuzamufashe hajye mu murenge, ntago ari ibya mirenge cyangwa se ntago ari ibintu byinshi cyane bisaba, si byose? Ushaka kujya gutyo ukavuga uti nkomyeho veni, nanjye yakomaho veni, nuriya agakomaho 10, Ndimbati agakomaho 100, gutyo gutyo niyo yaba turasa cyo desa, sibyo Gori?
yego tukaza bakajya mu murenge tukanywa iyo fanta. Icya mbere ni igikorwa gikoranywe urukundo, ubundi tugataha kandi na Goreti nawe akishima, si byo se? oya nta kibazo. Ibyo bintu tubitekerezeho. Tuzabikora. Ya urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Yego namwe. Kandi urukundo mukundana twabonye mukunda Ndimbati no hagati yanyu duzakomeze gutyo, Imana izabibashoboze. Yego murakoze. Gore sibyo? Mbifurije ibyiza, mumpere mikro, muri umuryango mwiza, muri umuryango mugari, muri umuryango ushimishije. Navuga ko mbese muri umuryango ubona ushyize hamwe, wunze ubumwe, murakundanye, ntago ari bya bindi wenda ngo nuko muvukana n'umusitari. Nabonye namwe hagati yanyu urukundo rurimo kabisa. Umwanya n'uwawe noneho rero ugacinya ka kadiho kawe n'ubundi wifuje gucinyira gucinyira Imana. Reka ngufashe mikoro rwose, dushima Imana ko musaza wa Goreti yatashye Ndimbati. Tumufashe twese. Ibi bintu ni byiza, ibi bintu ni byiza, ibi bintu ni byiza, ntawabigaya. Yaba inyurima, yaba inyuriti, yaba inyurima, yaba inyuriti. Ibintu ni byiza, ibintu ni byiza. Ndimbati ni mwiza, yewe na Ndimbati ni mwiza, ntawamugaya. Ndimbati ni mwiza, yaba inyurima, yaba inyurima. Kuzi kucinya ngomba kuhatwika njyewe. nawe kuhatwika urabizi. Shagore uranyemeje kabisa, burya uzi no gucinya akadiho gutya. Nari mfite ubwoba ko bikubita hasi. Ewana kabisa uzi gutambira Imana kandi courage. Turenezerewe kandi twishimira ko Ndimbati yatashye, si byo se? Imana iguhe umugisha. Ndabona nabaye icyamamare, ndabona abantu baje kuguhururira. Ngaho Imana iguhe umugisha. Yego tuwusangire. Gasaro TV.